bimeze biteze amakuru y'iminsi turabonye turabonye no kuri ahubwo usigaye ubaye bikagenda nanjye ndaho na famiye tumeze neza tu turaho turakomeye bikagenda none se uyu munsi se oya nta kibazo ndirwa mu rugo uyu munsi nta kazi mfite ndi off yego ahubwo dore haracyari na kare bya byiza kuko nimugora umuntu afite gusura nasezeranye ko ndi bujye gusura njye na madamu wanje bigushobokeye niba bitakugoye saa tatwakira mu gitondo tugasanga na ka breakfast nta kibazo byaba ari byiza kabisa byashimisha ahubwo reka tube tukwitegura sawa Elia we kabisa banguka nari ngukumbe pe sawa madame oui shuyamba mubwiye dufite umushyitsi uyu munsi ni umuhungu twiganye ubona ko yatse amafoto cya gihe duherukana kera ariko yambwiye ngo agiye kuza yari byiza urumva ngiye kuba ndi hariya ndatumye gukora kuri phone tugura breakfast hakiri kare agiye kuza nonaha nta kibazo mugangira vuba nta kibazo mugabo mwiza sawa merci sawa noneho bamaye dutoya kabisa se mabujana ndamukizwa n'ikira twajya abona mvuze ngo ngiye guhekenya nk'utu wacu twaguraga 10 none ndebera kiho 500 dutuntu tungana gutya mabujana none aranyica kabisa reka ndebe ko anazansubiza iwacu mu cyaro n'amavuta ari abacuruzi kabisa ntabwo nzasubira batazanyirukanisha ariko se none iki gitoki cy'aya masaha ubu ni ukuvuga ko use watetse icyayi koko utabeshye icyayi nayo nagihishije ahubwo yandindiriye ko mu mugabo nyizaniye ku meza nayo icyayi cyo nagihishije nuko nari none utu dutoki nyine kugira ngo rero niba icyayi cyahiye icyo gitoki bukiretse uze ngo utume umugati ku muhanda bureba ntihari hari umushyitsi rero ugiye kuza ngo utume umugati ku muhanda kugira ngo tubone icyo dufatisha icyayi oya nta kibazo rwose ibi ngibi urabikurikirana nugaruka naba nanagufashije nta kibazo isawa ngaho ugenda kandi urakoze kuba umwana mwiza dore wisubiyeho murakoze nagira ngo undangire afanga hano kwa Muneza batuye urangire abantu bose nyigiza abatubuzi ubu byutse mu gitondo uteye agapasi neza uradegaje neza uje kuntuburira muri iki gitondo oya ntabwo ari kugutuburira ahubwo twari dufitanye gahunda n'inshuti yanjye utanuburira se ubwo urambwira ngo uhamagaritse ndi kwigendera mfite byinshi nigiremo muri iki gitondo oya byoroshye wandangira nta kibazo kuko twari dufitanye gahunda aya ngushaka nde Muneza bose Muneza bako banza ari boss wanjye bose niwe mu rugo twiteguye se niwe mushize twadushaka cyane rwose okay mwereka ariko nta kundi hangane kabisa ndakura mboye cyane no mwereke nuko mwereka hariho urabona kari akamodoka kari hariya nyine urebye hano karahagaze n'uriya muntu nyine uragenda gutya uhita umanukamo gutya agapangu kabisa k'icyatsi uri bubone uhite winjiramo bose uramusanga ku muryango cyangwa ntakikomereza ubutaha uzajya wiga gusubiza abantu neza no kubaranga okay nta kibazo ariko nakurangiye wakomeza nta kibazo usanga bambwira ko ndabona ameze nkaho kabisa kankumange ndebe ninde Elia Elia zete musaza iminsi myinshi mwana kabisa ameze neza kabisa reka urasa n'amafaranga kabisa karibu kabisa Icaranga
iri iminsi myinshi pe Cyane iminsi rwose. myinshi kabisa umeze neza ufite amafaranga ahubwo wabagaye ntabwo wabaga mu Rwanda ariko muri ino minsi ntabwo nari ndi Mozambique ntabwo nari mu Rwanda birumvikana kabisa ufite inoti ahubwo uyu munsi turasohokera uyu munsi sha meze nk'uwaje mwiteguriye ko nk'inshuti yanjye ya si kera wumva si wumva hari ikigomba gukorwa pe abe nyazo ahubwo ubuse uri mu biki muri iyi minsi mukora iki hari business ndi gukorera Mozambique birumvikana niyo mpamvu nari ndi kujya nshomuka nkaza mu Rwanda nkongera nuka vacances ukaza gusoza cyane rwose mumeze neza mwana mumeze neza Mozambique ariko ikirere cyaho ndabona kimeze neza cyane ariko nageze hano i Kanombe ku kibuga cy'indege mbona move yaho mbona ikirere naho akona ku Rwanda tutadahinduka guhora twimprovinga gake gake kabisa ewana muri gutera imbere cyane shuro ngwino usuzuma umushyitsi aho neza Eliya uyu niwe mugore wanjye ndabona muraberanye kabisa abona ko murakoze nuko rero iyi ni mwere yanakubwiraga uyu mugabo twabonye kuva kera siko twiganye kuva primaire na secondaire nakunda twatandukanye tugeze muri university akayitanga ajya mu bintu nazi ariko nako nasigaye ameze neza ubutaha natwe tuzajya kubasura turebe ariya nawe se ufite umugore cyane rwose ndize ushobora kuba ufite n'abana ubu ngubu nuko rero uyu muhungu twabonye kuva kera dufitanye amateka menshi cyane cyane kabisa none se mu rugo ni heza ntabwo yigeze akubwira aho iwawe njya ko nawe wanyibwira nta kibazo okay njyewe reka nibyo uyu muntu reka tubimugana mugana sibyo ariko umugabo agiye utambwiye neza mu rugo bimeze bite mbana na madamu bameze bate bameze neza madamu n'umwana bameze neza cyane ariko ndabona wowe nabi umeze neza none se umugabo wawe mumaranye igihe kingana gute twebwe turacyari abageni nta gihe kinini cyane gishize nta mwana murabyara kubyara ni ukubanza umuntu akitonda agakora imibare cyangwa ubuse utugeso muziho na kera aracyadufite cyangwa oya we rwose nta tugeso ntacyo bitwaye ariko nashaka kubaza cyangwa aracyameze nka kwa kundi yari ameze na mbere hose ameze gute hari utugeso uba uziranyeho n'umuntu ugasanga ariko we ntabwo utuze nyine ndakubaza nimba wenda twaba twarakomeje tu aha si uko basenya ingo z'abantu nta tugeso afite aho ntabwo ari icyo kibazo cyo gusenya ingo ntabwo oya nta kibazo dufitanye njye n'umugabo wanjye ubundi se kurimo nkoraho bite byawe biri kukubangamira se gukora ndumva bimbangamiye ntabwo wavuga utuje oya nta byagange bihari kandi buriya iyo ukaryohera ibisangiye nyine tu iyo uri inshuti n'umugabo wawe hari ibidasangirwa rero njye ntabwo ndisinyira shiri uri inshuti y'umugabo wanjye nta kibazo wanamaka nimero kawe tukajya twiganira nta kibazo nimero se ni ngombwa oya nta kibazo wanayigira ntabwo ari ngombwa cyane ufite umugabo umuhamagaye wamubwira ko akumva ndumva nta kibazo kirimo none se ubu ntabwo wame yawe tukajya tuganira rero mfite ibintu byinshi nta kibazo uhamagaye umugabo ni nkuko nanjye waba umuhamagaye sinzi nimba uba uri kubyitegereza cyangwa uri no kubireba ntabwo ubwiza bwawe bwose bwagakwiye nimba ufite ubwiza bumeze gutyo ntabwo wagakwiye kuba rwose uri kumwe n'umugabo wawe njye mfite ibintu
kandi hari n'ikindi nifuza kukubwira. ibintu ntibishakwa. So hari ikindi kintu nifuza kukubwira. Nk'igiki? Mfite inganda muri Mozambique kandi hari n'ibindi ngiye kwagura hano mu mujyi. Ewa ndizera ko icyo wajya waka cyose najya nyiguhereza. Inganda n'indege irashya. Oya ariko ntukamere gutya. Irashya ariko agashaka ibindi. Ubu se reba ibintu mufite hano bitunze dukeya wowe. Binashobotse bikunze nimba byashoboka. Ntabwo asanzwe ko mutarabyara. Ntabwo turabyara. None se ubu ntabwo byakunezeza kumva ngo wabyaranye na runaka mu ibanga ukajya ubona icyo ushaka ku gihe, urira icyo ushaka ku gihe, wambara icyo ushaka ku gihe. Nabikora wumvishe nta kibazo tu. Cyane rwose. Imana nimero yawe ndaza kuguhamagara nabanje kubitekerezaho. Okay, nta kibazo pe. Ngenda Uri kuri kuyahamagara mwiza. nta kibazo. Ntabwo bwiza pe rwose biramenyereye ya muntu. Ukabazana nkayikwandikira nta kibazo. Uri mwiza pe, ntabwo wari ukwiye kuberana kuba uri kumwe n'uriya muntu rwose. Mbo urabona ko naguye na Kanimera. Umva sinone mfite umushyitsi mwana reka banze mu tuvuga sawa. Nsakane bakoze. Aramwawuje urugwiro. Ko amusanzwe muziranye. Oya. Ntabwo twari tuziranye nuko nyine twaganiriye bisanzwe nta kibazo. Gusa umudamu wawe rwose azi kuganira pe. Ndariyo. Cyose byatunganye se? Okay, sawa ariko mbe nganira n'ufitanye turaje mu kanya bitunganye. Shire ku meza. Sawa. Nuko rero arimo kumbwira ngo ufite projet mo kumoka mu Rwanda. Cyane rwose. Afite amafaranga mwana. Make ashoboka kandi abyara ayandi. Ndabona yarutunganyije reka cyane rero ufata umwana w'ifasiyo. Kampamagare Betty mugisha inama yenda we arambwira icyo gukora kandi kizima. Ntabwo rwose Imana ibibazo ufite ni hatazi. Ariko Betty kuki utakitaba telefone waranyanze mbimenye. Betty umva rero mbwire muvandimwe ubu ngubu nabuze icyo gukora ngendagira ngo ngire inama pe. Urabizi tumeze nk'abavandimwe uri inshuti yanjye ntacyo mwisha nawe ntacyo wampisha. Urabona ibibazo mazemo iminsi maranye iminsi. Betty hari igabo ni igisaza ariko cy'igishuti n'umugabo wanjye. Betty ibibazo mfite urabizi kandi ntabwo nakinyuma umugabo wanjye kandi icyo gisaza cyankunze gifite ikintu cyitwa amafaranga. Betty kirimo kiransaba ko turyamana none se Betty kuko kuri inshuti uri umuvandimwe muca inyuma mbona amafaranga cyangwa mbyihoreze n'ubundi ibibazo nanone. Betty ibibazo ni hatari pe, ni hatari ni ukuri kw'Imana ninkubwira ngo dufite ikibazo nyine cy'amafaranga urabizi n'umugabo akazi akora ntabwo ikibazo rwose gihari cyakemuka. Betty ngira inama mbikore cyangwa mbyihoreze. Buriya njyewe ukuntu mufata uri nka sisa njyewe uri umuvandimwe wanjye pe. Buriya inama wangira ni ukuri nabikora wowe icyo uri bumbwire nicyo ndi bukora. Ubu ngubu ni wowe
ni wowe wa nyuma wo kungira inama. Beti mbikore. Sawa. Beti urakoze, ni ukuri urakoze. Sawa. Reka mwitabe, ndabona arimo anampamagariramo. Sawa. Uibu. Wowe urashaka ko tubikora nona? Oya, ahubwo umugabo wanjye arahari nyine. Unese ubwumva namubwira yuko ngiye hehe. Umugabo wanjye arahari. Ahubwo reka nkwereke. Ejo kubera yuko azaba yagiye mu kazi. Ejo waza, ariko ntabwo twahurira hano mu rugo. Hano mu rugo ntabwo byaba bisa neza. Urumva nyine ubwo ngubwo nta kibazo, ejo tuzahura undangire kuri iyo hoteli. Sawa. Mabuja nizeraga agiye guca boss nyuma. Boss kari umukire, nta kintu mabuja yamuburanye, ubu ngubu agiye kumucira ikinyuma. Aya makuru ngomba kuyatanga. Boss ndayimubwira kabisa, nta bintu ntabiceceka. Mabuja umeze bite kumwamba? Ntabwo ko muri kwitunganya bimeze neza, muragarukira hera. Akosira igicucu. Wowe ubundi utekereje uratoneka kuva ryari guhereza raporo zaho ngiye? Mana yanjye. Ni uku nguku imbaraga zitondagira umuntu. Wanyana y'imbwa wegewe nawe duhana raporo gute? Kabiri kangahe nguhereza raporo zaho ngiye? Ahubwo umva ngubwire. Umva ngubwire tuzi. Nukomeze no kundisha umutwe kuko amagambo yawe angende ndabona n'amasaha yamfashe, ariko atansiyo ngiye ntabwo duhana raporo. Oya genda, amagambo yawe ni umunsi. Akagenda hari ni icyatanu tugende niba icyatanu tugenda hari n'akazi. Where's Jamar? Jamari? Andana mubwire. Uri mu biki? Atetse icyayi? Mpamvu uri neza. Aya makuru cyane mbwiye neza. Icyo yabaye? Nabyutse sinamubona ko sinabonetse ko byagenda. Mabuja yagiye no kuvuga ngo niba wa mugabo ugiye gusura hano cyane. Yari umweru kangaha? Eliya? Kabisa. Kuvuga ngo nka nyuma y'iminsi ibiri muri kuvugana
amwumvise hariya kuri telefone ariko ndagenda nageze kubikubwira mbonye kuvuga ngo ubu ngubu nyine niwe yagiye kureguka yajya ubasiriye bwumvyo ntibishoboka uretse tureye bose dusubiye inama y'ibintu mubwira n'ibyo kabisa sawa narebye ndakomeza akazi kawe ubwo ndaza kumubisha mu baza basanga ari n'ibintu mu gupanga by'akazi hari bikabisa so ngo ncyaze ni meze bite se mwana yaracamo kabisa ko tuburanyira maze iminsi uba ikuhagaze hano se tamba none wa mugabo hano sinagiye nakora iki ko nta kazi mfite ndaho ngaho cyangwa kubaza umugore wa muracyabana kubera turabana cyane ahubwo umugore afite abagabo bangahe uzujaze kuvuga iki ngiye gusa umugore ngenda mukunda arankunda mwagiye mureba ibintu bijyanye mwajye mubireba uriya mugore musanze hano kwa Kibongo hano muri uracyagira ubwonko bwa cyamwa ko uzabasiriye ryari mwana mubwire banzu ese uri ko atari seri banzu ntabwo njya nkumenya banzu yumve mwana kwese kuki ushaka ni mwe amaza guteranya n'abagore bawe banzu yumve kuntu ibintu bimeze sibyo dore hano kwa Kibongo hano kuri ya mahoteli hirya nyine yandi y'abakire bya data umugore wawe ubonye yinjira muri iki saa cy'umukara gifite inda nuko wa mugabo witwa Dar es Salaam cya kindi gishaki kiri kubakisha mu mujyi Eliya mwana umwibuka Eliya ntabwo yabinkora Eliya ejo twari turi kumwe ahangaha mwe muri kumwe njyewe bifite proof neza muhamagare utonze baze mubwire mwana Eliya umva Eliya nguru mu kuvuga ejo ndaje kunsura kumva ibyo nta kintu inoti zizakuza kuri umugore wawe ejo yarambwiye ati arashaka kuzajyana tugasanya ahubwo ndajyana nawe muraburi tuzajyana nde buri iki kandi mandi kuba amakuru kandi wanze kuyumva amakuru umugore wawe ari muri hoteli ashaka ko nanye inshuti yanjye kongekananye n'umugore wanjye aho umugore wawe ndi kubatera tuvike mwana sinzi wanyu mukamfata neza sawa nyine kera kuri msitsi proof ninye kwereka biragenda bite aho biragenda mwana ukubona ari guseka nawe mwana nireka turebe jewe nari kugenda sibyo ngiye kuzana hano hepfo ngiye kuzana ikiriya ka laptop noza Krypton sibyo ati noneho kanca muri wa muhanda w'igitaka urabona kuntu utsa nyine ndamarira zamutse man ikinungura man barahoberanye barasumana ngiye kwereka proof navuze ngo ntabwo nagenda atabafoto nyereka ngiye abantu ubona man igihe mvuze na mutwe ajya wituriza bro ndakubeshya bari mubeshye iki nasi ntabwo ari umugore wawe ngo ufite imisatsi man ntabwo ari umugore wawe man ntabwo ari umugore wawe man icyo ni igikise barababwira uburyo wikweza wigize umuwadanje ngo ndi kubeshya ngo nawe ndi se ndimo ndabona bari kumwe nasi ninde icyo ni cyande uzi ko umukozi wanjye bimbwiye nkamuhindura umusatsi neza phone yanjye gende fa kwa ngwaye makuru mujye mumenya ibyo mukukirana mereza gende mwagana he basi kandi makubwiye hari ubwo kwa Kibongo aya mafoto sawa kwa mabasi mbabarenda kwinjiza nyishyura singe yafashe ubusa nyishyura cya kigabo kimfashije ibintu cyangurira yakiriyeho mu rugo hasi uranyana cyane utanyago bwa nimero yawe ngiye konga umunani 91 774 ngiye gushyiraho kingahe nawe kingahe nta bya kingahe kiriho senga n'utayikiriho ndahita ngumeza ngiye va mwana nakunda ariko reba ko yaje ngaba se yamena na kwatsa kanyaguye ko ari document mana yaje wena nakubwiye Eliya nababwiye inshuti zanyu nizo zazibahemukira nakubwiye mwana ariko arambona amaheza arataha kandebe yafunguye sawa mwana sawa ariko nababwiye mwana umva nari mwana urakoze ibyo birahagije oya ari mwana mufite mu modoka abandi bana bafite indege sawa